Nshuti yanjye, niba ushaka guhindura ubuzima bwawe ukabubaho uko ubyifuza kandi ukora ibyo wishimiye biguteza n'imbere, ugomba kwita kuri environment urimo. Yaba ari environment itagusapotinga, ugashaka environment igusapotinga. Iyo uyifite rero, iyo ufite abantu mufite ibitekerezo byimwe, mufite projet zimwe, mufite icyerekezo kimwe, bigufasha kugenda wiyungura ubumenyi uko bikeye uko bwije, bugufasha kubasha gutekereza ku cyo nawe ushaka gukora, kuri ya projet yawe ufite, kuri ya business yawe ushaka kubaka, ukagenda ubona ibitekerezo bitandukanye bigufasha kugenda uyiplanifia neza kugera igihe uyishyira mu bikorwa kandi bigakunda. Muri urwo rwego rero nagira ngo mbaho example y'uko njye nabigenje igihe nabonye ko igihe kigeze cy'uko mpindura ubuzima bwanjye, kumfata icyerekezo kindi kinjyana mu guhindura uko nari nsanzwe mbayeho. Ikintu cya mbere nakoze, nabonye ko mfite ikibazo. Cya kabiri, mbona ko ari ikintu ngomba guhindura kandi kigomba guhinduka ari njye giturutseho, nta wundi wabinkorera. Cya gatatu, mfata umwanya noneho wo gutangira kwitekerezaho no gutekereza icyo nifuza kugeraho mu buzima bwanjye. Ni muri urwo rwego rero, igihe nari ndi muri icyo gihe ntangiye kubitekerezaho, nibwo naganiriye n'umu insurance advisor wanjye muri banki yanjye. Icyo gihe nari mfite assurance nashakaga guhindura, nsaba appointment, turahura turavugana, mubwira ibyo nashakaga. Ariko kubera ko muri icyo gihe mu by'ukuri ntago nari nakamenye uburyo insurance zikora, yes nari mbizi ko nkeneye, nari mfite needs ngomba gukemura nk'umubyeyi uri wenyine ufite responsibility. Naravugaga ni se bure haramutse hagize nk'ikintu kimbaho nkaba nananirwa gukora, cyangwa se hakagira ikimbaho ngacaho, ni gute umuryango wanjye wasigara. Nashakaga protection yo kugira ngo ni protege ukawu hagize ikimbayeho, icyo ninjizaga mu rugo kikabura, cyangwa se nanjye nkaba hari ikigize kimbaho ariko umuryango ukaba wasigara utagezweho na consequences zo kuba ntagihari cyangwa se ntagifite icyo ninjiza. Ni muri urwo rwego nari nzi ko nkeneye assurance, nari nyifite na banki yanjye. Igero cyarageze cyo kwirenuvera, mwankontakta umu advisor wanjye, turahura dukora ibyo dukora, ndeba ibyo ari gukora. Nta bumenyi buhagije nari mfite, ntabwo nari nzi kubaza ibibazo bijyanye n'ibyo nashakaga, cyangwa se ngo menye ko coverage ndi kubona ihagije kuri the besoin nari mfite. Ubwo rero uko twavuganaga, twageze tuvugana mu bintu by'ubuzima busanzwe, mubwira ko nari ndi mu gihe cyo gushaka uko nahindura kariyeri yanjye, mbese uko natera imbere. Icyo gihe ndumva byarabayeho nko muri October 2021 nibwo twavuganye. None ambwira ko muri company ye bakeneye abakozi, ati kandi njyewe ndimo ndakura, mvamo mu myaka 2-3 ndashaka kuzavamo, ati kandi njye uhagarariye aka karere kose, ati niba uri interested ntabwo uhuza n'ababosi banjye bakaguha interview, ubundi ukareba, ubundi nkagutraina bihagije ku buryo nzavamo aka kazi ari wowe ngasigira. Ati mbona uri umwana uzi ubwenge, uzi icyo ashaka, ningutraina uzabikora ubundi ugasigaremo. Ubwo rero tumaze kubivugana, nagize amatsiko, mubaza amafaranga akorera, arayambwira, sanga akorera akubye hafi inshuro 6 nakoreraga iki gihe. Ndavuga ni kabisa I am in. Niba ubona wamvugira ku babosi bawe bakayemera ku interview, ni rwose pe uzabambwirire, hanyuma rero nzajya gukora interview nzihinga mbimenye. Interview barayiteguye. Muri icyo gihe ntangira kwiga ibintu by'amascience, ndabyiga nitegura interview, nawe arankusha uko ngomba kwiga. Nuko igihe cyo gukora interview kiragera, ariko akazi ntibakama, bahisemo undi mukandida. Uwo mudamu wari wandekomanze rero byaramubabaje rwose, aravuga ati abantu barahombye, ntago babonye umukozi w'intangarugero bagiye kugira, atariko ntago nzacika intege.
nuko ndambwira ni kabisa ngenda hari igihe cyose uzabona bishoboka uzambwira. Muri icyo gihe urumva ko kamwe byagize icyo bifungura muri njye nk'umuntu usanzwe ukunda kwiga, usanzwe ukunda kumenya ubumenyi. Nibwo muri urwo rwego hashize nk'amezi agera kuri 6 nibwo nagize gutya, nabyo byari ibintu biri random, mpura n'abantu baba bari kwigisha bakora financial literacy education, ndabikora. Ngezemo mbonye ibintu bari kwigisha mbona ni ibintu nkunze, uko ngenda mbyiga noneho ndabikunda pe, ndabikunda kuko nabonaga akamaro, nkabona ubumenyi bari gutanga, mbona ari ibintu dukeneye, mbona ari ibintu bifite akamaro, ndabyimplement ibyo banyigishije. Noneho ntangira no kumva uko insurance zikora, menya ubwoko bwazo, menya uko ushobora mbese gushaka protection yawe ijyanye na business zawe. Noneho kubera ko muri icyo gihe nari muri ya eta nyine yo kuvuga nti ndi gushaka guhindura kariyeri, kuko ibyo nari ndimo nabonaga ntaho bingeza. Nuko iyo education maze kuyikora kandi nako nagumaga kugisha inama Imana, kubera ko niyo nabanje kubaza bwa mbere ngitangira kugira icyo gitekerezo cyo kuvuga nti ndashaka guhindura ubuzima bwanjye. Ndayibwira ntumva rero n'ibi bintu ndi kwiga ndabona bifite akamaro kandi ndabikunze, kandi ndabona abari kubinyigisha n'abantu bafite ubwenge, ndashaka kubikora. Niba ubona ari ibintu byanjye, niba ubona inzira ari iyanjye unteguriye. Narayisabye, ngiye gutangira kwitegura gukora license. Sinshaka kuzahitaho umwanya munini, sinshaka kuzabyivurugutamo. Niba ubona ari ibintu byanjye, nifuza ko umunsi nateguye gukorera license nzabikora bikava mu nzira, nkayitsindira, ubundi ngatangira kumenya uko nanjye nubaka entrepreneurship yanjye muri ibi bintu by'amascience, mfite ubwo bumenyi kandi ntabanje kugira amakajagari kenshi. Ubwo rero ko nabisabye Imana yarabikoze, kandi Imana ni igitangaza. Igihe cyarageze njya gukora ibizamini, byari ibizamini 8, 4 bya mbere preprovinciale mbikorera hano mu mujyi ntuyemo, ibindi 4 bikurikiraho nagomba kujya kubikorera mu wundi mujyi. Igihe rero nakoze registration yo kujya kubikora, naravuze nta budget mfite yo kwirwa ntavurenga back and forth. Niba Imana iboniye environment iri kuntegurira, ndifuza ko ndabikorera rimwe umunsi umwe bikava mu nzira, kandi nkazabitsinda sinzongere gusubirayo. Imana yaranyumvise, registration y'ibizamini byose ndayikora. Igihe kigeze njyayo, ibizamini nagomba kubikora umunsi umwe. None uko na registre nagiye nshyiramo intervalle nibura y'isaha imwe n'igice kugira ngo nze kubasha kureviza hagati y'ikizamini n'ikindi, kugira ngo nyine mbikore neza. Uko nabiteguye rero ntabwo ariko byagenze, habayeho ikibazo cya tekinike. Noneho bituma ntangira ibizamini amasaha ntagomba gutangira, nagomba kubitangira saa 2 mbitangira saa 4, ku buryo nibuka ko n'umonita wari uri ku supervise icyo gihe yabaye nk'ahabaye annoyed, yarambwira ati se wari scheduling ukazava kundi munsi ko mbona amamashine duteye ikibazo tukaba tugiye gutinda, ntabwo uri bubirangize byose. Yasaye nkaho anciye intege. Urumva yewe ntabishyizemo umutima, utigira icyizere, cyangwa se nkavuga nti sinizeye bihagije, nari ku jumpinga kuri iyo opportunity nkavuga ni reka nzagaruka ikindi gihe wenda bikarangira ntanabikoze. Ariko naravuze ni no, nicyo cyanzanye, ndaguma hano ntegereze ayo ma computer technique issues nizirangira, igihe birangirira ndakora ibizamini ndeba ongereza. Ko rero saa 4 n'igice natangiye ikizamini, wa mwanya nayo nashyizemo interval ubuvuyemo mbikorera byose icyarimwe, kimwe afite ikindi. Ibizamini bine byose ndabirangiza. Nyuma y'icyumweru nari mbonyereze nsanga 3 nabitsinze, kimwe ndagitsindwa, nsubira kugikora. Icyo natsinzwe cyari n'ikizamini cyoroshye, ariko ko nagikoze ari icyanyuma narushye, naragitsinzwe nsubirayo kugikora nyuma. Nuko urumva nyuma y'iminsi ngahe mbonye lisansi yanjye. Mu gihe maze kuyibona rero nibwo natangiye noneho kujya njya muri evenement nkakora training n'abandi twakoranaga. Uko ngenda mbyinjiramo nkagenda mbona akamaro kabyo.
uko ngenda mbyinjiramo nkagenda mbona icyo bimariye, uko ngenda mbyinjiramo bikagenda binyubaka na karagiteri yanjye, ngahura noneho n'abantu turi mu nzira imwe dufite proje zimwe, mbese banyubaka mu buryo cyangwa ubundi. Ndikwa ko ntangira kujya muri ayo event ukagenda ukumva ubuhamya bw'abandi uko batangiye business yabo, uko bayubatse aho bavuye naho bageze, mbese ukagenda wiga uko system ikora. Buri gihe navaga mfite ikintu nkuyeyo, uko ngiye nkavayo mfite ikintu nkuyeyo, nkavayo menya umuntu umwe, babiri, batatu, n'izo connection noneho zikatangira kumfasha mu buzima busanzwe. Information nkuyeyo nkaza nkazikoresha no mu buzima busanzwe no mu kazi kanjye, bigatuma nkomeza kubuilda cya cyizere na skills na knowledge zimfasha mu kwavansa no mu kazi kanjye, ku buryo byagezaho bituma kubera nyine nari maze kwiyubaka bihagije, noneho byatumye ntangira no kugira strong relationship muri community, bagatangira kuba ari bo bande komanda mu tuzi. Kuva natangira aka kazi, natangira iyi proje yo guhindura ubuzima, mu myaka 3 ishize n'ubwa mbere mu buzima bwanjye ngize ubuzi burenga 4 rwose ari recommendation, abantu bande komanda bavuga bati twabonye umukozi mwiza, tubona ufite ubumenyi, reka tukure komanda. Niho uyu mwaka utangira, nibwo utwo tuzi twose tumwe twizanye. Umwaka utangira, akazi ka mbere nakabonye mu kwa kabiri, nkabona muri organisation nari maze imyaka n'imyaniko nifuza gukorera byaranze, ariko nyine igihe kimwe kiragera, umuteam lead wanjye atanga recommendation, bampa interview, baninjiye muri organisation gutyo. Nyitangiramo nkora akazi temporaire kubera ko nari nagumanye nako nakoraga, ko nari maze imyaka 6 nkora mu bintu bijyanye no gutanga amazu. Ntabwo nahise nkavamo ko mbonye namaze amezi hafi 6 mbifatanya, bigeraho birananira, biba byinshi, biba ngombwa ko ngomba kuva mu ko nari ndi gukora. Ubwo rero nagumye muri position temporaire, nikora nk'amezi 6, haboneka indi opportunité y'akazi noneho kari permanent. Kandi urabona muri organisation nini cyane, haba hari abakozi ibihumbi n'ibihumbagiza baturutse mu mpuza nyinshi zitandukanye. Ntabwo njye natekereza ko ninayo nakaprika nahita nkabona, ariko nyine narabikoze. Noneho kubera bwa bumenyi no kugenda nigira ku byo ngenda mbona hirya no hino muri iyi business ndimo kubaka, byamfashije kumenya uko ntangira kujya nivuganira. Ya position yaraje ndayaprika, ariko noneho menya no gukurikirana, menya kuvugisha abankuriye kugira ngo mbashe kuyibona. Mu gihe bari bakimara kuyima, nta nubwo ari kera cyane, ni vuba muri aya mezi make yashize, bakimara kuyima yewe ntaranayitangira, noneho mpita mbona indi email ituritse kuri wa mwa bank advisor wanjye wo muri insurance, umwe wigeze kunshakira interview, washakaga kontarena ngo nsigira akazi ke. Urumva ko yabigubanye muri iyo myaka yose. Iki gihe noneho yavugishije vice president uwo hejuru, mukuru w'abakuru be, arande komanda, aravuga, arangiye kubona mbona email rwose ntazi nawe ntateguraga, ntateganyaga, naze hitutse ambwira ati nakurekomanze ku mukuru wanjye ushinzwe regio yose, ati niba ukeneye akazi ndashaka tuguha akazi muza muri banke yacu mu bikora assurance. Nkimara kubona iyo mail nabaye shoke, ariko kandi numva biranshimishije. Ndavuga icya mbere yarakintekereza, icya kabiri kwa ko none yaramaze kumenya ko naramubwiye ko nubwo bo batampaye akazi, ibyo yanyigishije byatumye ngira interest nkabyikorera, bikageraho mbonye license. Maze kubona iyo license rero, na nyuma yaho ubwo twagenda duhura tureba za assurance zanjye tuzirinovera muri banke yanjye, ibibazo namubazaga byamweretse ko kamemu nari maze kugira ubumenyi buhagije bijyanye n'izo courage, ku buryo yabaye impressionné, bituma aguma kuntekereza. Aravuga ati uyu mwana ndashaka kuzamuha akazi, akazaza kunsimbura igihe nzaba ndi kuri tayarenga. Ntekereza ko ari mu rwego yantekereje, akavuga ati reka nongere muri commande. Giye kubona mbona email arambwira ati nakurekomanze ku mukuru wacu ushinzwe iyi regio yose, niba ugikeneye akazi karahari.
ubwo rero narayibonye imanza kuyitekerezaho ndavuga ni Kameme magize neza, nibutse bya ifaranga byose yambwiye yahembwaga, ndavuga ni ibifaranga byinshi, ariko aho igihe kigeze ntabwo nshaka kujya kubikorera nk'umukozi ukorera banki, ndashaka kuzayakorera nk'umuntu wikorera ku giti cye, kuko ariyo lisansi narayibonye, ibyo bakora muri iyo banki nanjye nabikora, ariko nkabikora ndi independent, nibyo ndi gukora. ndavuga nti reka ndamusubiza ndamubwira nti rwose wakoze cyane kuntekereza, ndabishigushimiye mbikuye ku mutima, ariko ubu ngubu muri aka kanya ntago ako kazi mbasha kugakora kuko natangiye izindi project, kandi urabizi ko natangiye no gukora business yanjye ku ruhande ijyanye n'ibyo ushaka kunshakiramo akazi. None rero urakoze, ndamushimira. Hashize iminsi itatu mba mbonye iyindi offre, noneho muri iki gihe nyibona muri organisation yanjye, kandi noneho muri field yanjye mu bintu nize bya mental health and addiction, byo kujya gukora ubujyanama, byo wita crisis response counselor. Ngiye kubona mbona iyindi offer nayo iza gutya, ari ibintu natekerezaga, yesi narabitekereza, mvuga nubwo ninjiye muri organisation, noneho mbonye uko nzagenda niyemfilitra buhoro buhoro, numvaga ari ibintu bizaza ariko atari nona. Ariko kubera ko namaze kugeramo, maze kubaka izina, maze kugira experience, maze kugira skills, maze kugira connection, ba boss nibo bampamare command, nkajya kubona bakambwira ati position irabonetse. Icyo gihe ndibuka ko mu gitondo rimwe uwo team lead, former team lead wanjye yarampamagara ambwira ati nkoresha email, ati rebe, ati kandi uhite waplika. Ngiye nyijiganya, aravuga ati reba waplika, ndebye nsanga ni kazi nifuza, navugaga ni wenda nzakaplika nka nyuma y'amezi cyangwa umwaka maze kumenyera mu kandi bari bampaye karizanye. Kubwo nyine ndavuga ibi byose ni Imana iri kubikora, akazi ndakaplika, bahita bansubiza bampa igihe cyo kujya gukora interview. Ubwo nyine ndategereje, kandi bizavamo ndizera ko bizaba ari byiza, kandi nibitavamo ubu iki gihe ndumva ko bizaza ikindi gihe. Ariko icyo nshaka kuvuga nuko nyine kugira ngo ngere kuri iyi eta ngezeho, nuko nagize umwanya wo kwicara nkavuga ni igihe kirageze ko nitekerezaho, ngakira ibikomere mfite, hanyuma noneho nkabasha no gutangira kwidevelopa, ngashaka nkava muri za environment zankiraga hasi, ngashaka izi supporting. Izo nagiye mbona rero aho bigeze zangiriye akamaro, kandi mbona kazagera no ku bandi kandi kakagera kure, kubera ko nafashe umwanya wo kuvuga nti igihe kirageze, nkabishyiramo Imana nayo ikabishyiramo imbaraga zayo, ikabiri guhindura amateka. Ntabwo ushobora kumva ukuntu nkanjye nka Claudine wari umaze imyaka irenga 15 muri Canada, uramutse umenya ubuhamya bwanjye bw'ukuntu nasafarinze muri iki gihugu mu gushaka akazi, aho ngeze hose bambwira bati je regrette to inform you, je regrette, bigeraho ukagera ukibaza utari ko se ni iki gituma ntabona akazi, kandi ibyo basaba mbifite, umwanya nkufite, ariko ukabona ntawe ushaka kukaguha. Ariko nuko muri icyo gihe ntago byari igihe cyacyo, ntago nari ndi ready mu mutwe, ntago mbese nari in alignment y'ibyo nashakaga gukora, kugeza igihe nafashe umwanya wo kuvuga ni igihe kirageze, hindura ubuzima, hindura imibereho, hindura imitekerereze, ubundi amateka hinduke. Ni nuko byaje kugenda, niko biri kugenda ngayo nguko. Ubwo rero niba ushaka nawe guhindura ubuzima bwawe, nta wundi muntu ugomba kubigukorera, nta wundi muntu ushobora kubikugezaho, ni wowe wenyine ubwawe ugomba kwicara ukitekerezaho, ukareba aho uri, aho ushaka kujya, ugashaka n'ikizahakugeza, none ugashaka na environment zigufasha kugenda aho ushaka kugera, bagusuportinga gutyo buhoro buhoro. Nuko umuntu ahindura ubuzima. Ayo nguko, murakoze kandi mukomeze mugire umunsi mwiza.